kuva ubu sintinye ibizabejo, ibyago cyangwa amahirwe, si byose kw'Imana ibitegeka, kwikanyira n'ukubusa. Kuva ubu sintinye ibizabejo. Haleluya, haleluya. Nongeye kubasuhuza bene data, duhure mu muryango w'abana b'Imana. Abana b'Imana turiho tugana mu ijuru muri uru rugendo, akaba ariho tugenda tubonera amagambo agenda dukomeza. Muri rero kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel, tukaba tugiye kuganira ku murongo uri mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 16. Uravuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Amen. Ni ijambo ryiza ry'iki gihe tugomba gutekerezaho muri iyi minsi. Tugomba kuvuga ubutumwa umuryango w'abana b'Imana, kuvuga ubutumwa, kujyana ubutumwa hose. Ubutumwa bwiza rero ni inkuru nziza, kuko iyi nkuru ari iy'agakiza. Indi nkuru yaba ishobora kuboneka yaba ari inkuru mbi. Inkuru mbi rero ijyanye n'urupfu. Twebwe rero ikidushishikaje uyu munsi ni uko abana b'Imana tugomba kujyana inkuru nziza, inkuru y'agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Iyi nkuru nziza rero y'agakiza yatangiriye mu Bayuda, bahabwa amategeko, bahabwa amasezerano, bajya mu byo kuramya Imana mu rusengero, bahabwa amahishurirwa by'ubwiza n'ubuhanuzi bujyanye bwa Mesiya Yesu, kugira ngo mbese bishobore kuzagenda bigera no ku bandi. Byaturutse rero mu Bayuda, noneho natwe biza kutugeraho. Yesu ashimwe. Gukiranuka rero dusanga muri uyu murongo ndetse no mu kurikiro uvuga ngo, basobanura impamvu ya buriya butumwa bwiza, ngo kuko muri ubwo butumwa bwiza ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako, nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Gukiranuka rero n'icyo Imana yashakaga ku Bisirayeli, ubwoko Imana yatoranije, kuko yagombaga kugira aho ihera. Muzi ko Abisirayeli bakomoka kuri Isirayeli yari Yakobo kandi yavaga inda imwe na Esawu, bakaba abana ba Isaka nawe yakomoka kuri Aburahamu rero urumva ni nk'iki twavuga ko ari icyiciro cya gatatu Imana yashakaga uburyo yiyegereza abantu, kuko yatangiye kuri Adamu na Eva biranga, baza kumarwa n'umwuzure, none hiza kuza harokoka Nowa nawe baza kurangira Imana ibatatanirije mu isi yose, kuko bashakaga kwiyubakira umunara bakagera mu ijuru, mbese bagashaka kwigereranya n'Imana. Muri ubu butumwa bwiza rero icyo tubukundira, tugomba no kubukoraho, nuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwo ari we wese wizera gukizwa. Tuzi neza wa murongo dukunda wo muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16, uvuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, we ni Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Inkuru nziza rero tujyana tubwira abantu ni iy'agakiza, ni iy'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Mu gukizwa rero muri ubwo butumwa bwiza harimo imbaraga ikomeye y'Imana iyo babwumvise, kuko barakizwa. Niko tubisoma mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 17. Tubihabwa kubona agakiza
tubihabwa no kumva, kandi ntabwo wakumva utumvise ijambo ry'Imana. Twumva ijambo ry'Imana noneho rikaduha gukizwa. Ni imbaraga rero, ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana ihesha buri wese nta kurobanura, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Abayuda kuko nibo Imana yari yatoranije kugira ngo babe nka eshantiyo, kugira ngo amahanga yose ababonereho uko gukiranukira Imana, kubana n'Imana ari byiza, noneho amahanga yose agarukire Uwiteka. Natwe rero nicyo kidukwiriye muri iyi minsi, kugira ngo niba tugize kwizera, Imana izatubaraho gukiranuka, kuko kuva ku Mana. Imana niyo ibiduhesha, kuko tubiheshwa no kwizera. Nkaba nibwira rero yuko twese tugiye gushaka uburyo tubwiriza ijambo ry'Imana, tubwiriza amahanga aho inkuru nziza itaragera, kugira ngo bashobore kwizera, babone uko bakiranukira Imana. Ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Ni umurongo uri mu Baroma nanone, no mu isezerano rya kera muri Habakuki igice cya 2 umurongo wa 4. Ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Ni ukuvuga rero tugomba gushyiraho gahunda yo kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana, kugira ngo abantu bose bakizwe, agakiza kagere kuri bose. Iyo agakiza rero kageze kuri bose, ni ukuvuga ngo nta rupfu, twese kuko twazabona ubugingo buhoraho, kuko ni Imana ishaka ko twese twihana. Iby'Imana rero ikora biratangaje. Urebye ku isi yose, Imana ishaka ko twese dukizwa. Imana rero ihimbarizwe ko yatuboneye umwami Yesu kugira ngo adupfire, noneho tuzabone ubugingo buhoraho. Kuko ubutumwa bwiza nta kindi buvuga uko Yesu yaje kudupfira, kugira ngo tubonere imigisha muri Kristo Yesu nk'abana bizera, tuyihabwa nuko natwe turi urubyaro rwa Aburahamu, dushingiye yuko natwe twizera. Yesu rero ashimwe, yaraje ubwo Abayuda ntibamwakira, banga Mesiya, baranamwica. Ariko rero urupfu rwe niho natwe tubonera agakiza. Reka rero dukomeze tugirane imibereho myiza n'Imana, dukomeze kwizera, kuko ariyo itubeshaho, noneho nituyizera tubone gukiranuka kwayo. Tubeshweho rero no kwizera mu muryango wacu, kugira ngo igihe nikigera tuzatsindishirizwe n'Imana. Kuko gukiranuka ni ukumenya ko Imana ihemba uwakoze neza, kandi igahana umunyabyaha utayumvira. Twebwe rero reka twumvire Imana, tuzabona ibihembo, kandi ibihembo bikomeye cyane ni ubugingo buhoraho tubonera muri Kristo Yesu. Amen.